Ndi papa sava. Mwongeye kwirirwa? Amakuru mwabukereye nimwiha amashyi. Nkuko rero twari twabivuganye muri bari butica umugambi rwose pe ntawabona uko abashimira. Muzi rero ko ubu ngubu turi mu mpera z'umwaka twitegura undi mushyashya, sibyo? Ariko rero nkuko mwari mubimenyereye ko twajyaga duhura tugahuzwa no kurya no kunywa, n'ubundi turabavandimwe abaturanyi bazegerana, ariko cya gikorwa si cyo tuzagenderera cyane. Ahubwo ubu ngubu ikintu dushyize imbere ni ikintu bita siporo. Tukimara gusanga ko cyane cyane mu mudugudu wacu abagore n'abakobwa ntibayitabira rwose, kandi ni ingenzi, ifasha abantu rwose kubaho neza. Ariko ndibariza abadamu ntimubakopeze, abaherekeza mwebwe ntimuvugire uwo murya urwara, ntihagira umbwira nibura kimwe mu byiza bya siporo. Siporo ituma tugira ubuzima bwiza, ikaturinda no kurwaragurika. Mu muhamadi undi ikindi, yego Siporo ituma tugira peti. yego muyamuhe umudugudu wacu ufite ibyo kurya. Yego nawe. Siporo ifasha abantu nkatwe tuba tubyibushye kutugabanyiriza ibinure tukagira amagufa akomeye. Siporo ituma dutera neza, tugira imiterere myiza. Yego nawe bamuha. Ko hari ikindi muri kwibagirwa cy'ingenzi? Hari ikindi muri kwibagirwa cy'ingenzi? Siporo ni ubuzima. Baguha amagi. Yego Siporo ni ubuzima. Siporo ituma umuntu adasaza vuba. Adasaza vuba. Bayaguha amashyi. Madede nta kindi? Siporo ituma turyama neza. Umva ibya siporo twavuga ni byinshi, ariko n'ubu yego Siporo ituma utarwaragurika. yego baguha amashyi. Itashaka kuvuga. Siporo ituma umuntu ukora siporo agira igihaha gikomeye. Ni ukuvuga ngo mumuha amashyi. Urumva? Yego umwanya ni we rwose. Ngaho Gerardine. Ni ukuvuga ngo nk'uko babivuze, siporo ni ubuzima. Umuntu ukora siporo ntabwo indwara zimutinyuka. Burya rero ibya siporo ni byinshi, kandi uko muzayitabira muzajya mumenya n'ibirenzeho. Nuko turi gusabana, buriya mwari muzi ko guseka ari siporo. Guseka ni siporo. Kandi noneho igatuma dusabana. Kandi iyo umuntu aseka iminkanyari mu mpanga ivaho. None se ntuba umubiri, none se wasekurira? Ntabwo ushobora gusekurira. Nuko tugikomeza rero hagati aho ngaho hari amafaranga abaterankunga bari baduhaye, kubera kwa kundi twajyaga duhura tukagira nayo twari twarakusanyije, sibyo? Ariko ayo mafaranga ubu noneho tugiye kureba icyo twayakoresha duhemba bamwe mu badamu bari butsinde. Nyine mu rwego rwo kubakangurira gukora siporo, sibyo? Barayageneye kuko badasanzwe bayikora. Cyakora ushobora kugira nk'amahirwe nka Margarita akayatsinda. Oya ntabwo tubera, birabera mu ruhame. Ubu rero murahitamo niba turajya mu kibuga epfiriya, niba turayikorera hano naha muhisemo.
naho mu gisebo ibyo tudavuze nibyo naho ariko nimba atafite ingingo nzima reka amarushanwa n'ay'abagore reka abagore baba bari gutanga ibitekerezo uwo ni inyuma ya gitari kutanosha Margarita ngo atange cyane babaye igitekerezo cyane siporo ibera hano igitekerezo hano no tugomba gukoresha ubwo n'abandi babyemeye ndagira rero ngo saba babaherekeje abasheri abagabo badufashe utu dutebe badukureho ubundi tugire icyo none si uhera aho ngaho oya ndabanza mureho yako abagabo basubira hariya mwigire hariya ku buryo mwese murandeba nibwire ko ab'inyuma muze murebe mwigire inyuma turebe mwigire inyuma turebe mwigire inyuma turebe mwigire inyuma turebe babonye ndagira ngaho rero mwabonye demonstration ntiziba nyinshi njye simpembwa naberekaga ibyo mukora gengiza akaide gengiza akaide murarusha abandi gengiza akaide pasta gengiza akaide nasabaga akajambo gato yego murabona hano hari amafamiye azwi mu buryo bweruye ariko hari n'andi afite gahunda ngira ngo nk'iyanjye nande n'amadede mwaretse tukagira we dukaraga akazi hari nk'igihe zishobora kuba ari nk'icumi oya ni urugero nk'umugore agakorana na eshatu umugabo akamukorera zirindwi n'abagore n'abakobwa nibo twagahitamo igihe cyose ubundi uhora wasaba yego ndimba ngewe igitekerezo mfite sibyo nuko nkuko digidigi yarabivuze ibitekerezo bye ntabwo nyine twahera ku miryango izwi nk'iwanjye uwanjye akabanza noneho hakagira undi ukurikiraho urumva noneho bakanafatanya ba bandi oya ngewe sinakora kuko ubukangurambaga ni ubw'abadamu n'abakobwa ngewe nabisobanukiwe noneho rero tukagenda ukurikiranya ngewe abiwanjye wenda papa sava abiwe noneho wenda bakurikizaho kwa kirimbuzi abiwe gutyo noneho ba bantu bagifite abakishakisha nabo bakaza kujya bakurikira igitekerezo cyanjye cyane oya mureke asubize ku gitekerezo cyanjye mureke mbanze musubize nawe anyurwe ku gitekerezo cye njya guhitamo iyi pompaje baravuga ngo uhakana icyo agira ate hanyuma kandi ngo hari ukubandwa habona pompaje ukuntu ngiye kuzikoresha bose baragira hasi rimwe unanirwa arajya yikuramo kuko ntidushaka kubera abadamu n'abakobwa kuko ni ubukangurambaga bwanyu abanza umva igitekerezo mfite oya yego habanze abakobwa utsinda mu bakobwa ahatane n'abadamu abatsinda babiri nabo bahatane ku buryo havamo umuntu mu nyorohere
uko nateguye ikizama aba ariko kiba icyangombwa nuko buri wese aragenda yishimye abona ko nta kubera yego Simon waherekeje nde harya nta kuntu hatsinda babiri mu bakobwa waherekeje nde dative sheri wanjye nta kuntu mu bakobwa hatsinda umwe no mu badamu bubatse hagatsinda undi bikaba ibihembo bibiri ubundi hateganyijwe guhemba abantu babiri nyine ariko biraterwa nuko baraba bakoze tubireba kandi namwe murahari amafaranga ni wowe ndayahuka yabara arahari uko bayabahaye yego rwose ntereza deni atagira ngo mwakoze kuntwaza ubwo ari papa sava yazanye barayamamaza oya muraba mubara wowe urashaka ko bayahagaze barabonye aya ni ayawe noneho ndasaba ba bagabo n'abasore mwigira inyuma mutange rugari noneho abandi uko bigiye kugenda sibyo aho umuntu agera aho umuntu agera undi arajya inyuma ye babiri gusa kugira ngo tubashe kuhabwira aba bari imbere basangiye hano ahamagaze komeza imbere komeza imbere wagiye gutya komeza imbere hano reka bari ababanza bakuru hano jya hariya hepfo kugera hino aho ngwino ngwino rero noneho undi nahagarara hano abandi hano ngwino yego nawe gumaho urakwirwamo igire hino aho igira hino watinya ikizami ni ibintu amenyereye murebe uko usigaye muze shaka bakwigira imbere ariko nigira imbere namwe aho abanda mwese ndaba mbabona ndababarira garuka hano mwatarahagaze madade ngwino bakwiriwemo hano batanu aha n'abandi batanu erega erega ikibazo si umubare ikibazo barakubarira kugira ngo ukwirwemo uko uzamutse aha wagiye rero kabiri karindwi Tegereza ko ndeba icyo mama amaze kumaze mama amaze kumaze ariko ngiye nkora hano ubuze urigira ibiki
zene none kuba natsinzwe urumva ari ibintu bya danje. Twagira ngo wowe ntiwigeze utsindwa na rimwe ara. harya no kuba uwa nyuma nabyo babyita gutsindwa. Utabusya bwita ubumera papa Sava. Utabusya bwita ubumera. Iyo aba ari wowe wari kuba uri hariya hasi uri gukora pompage ntabwo ari kuri kumbwira amagambo ameze gutyo. Niba nanjye nagera. Nyongereramo akawayine nza kubona ingufu. Nyongereramo kandi kawayine nza kubona ingufu. Ya nk'inkoko uyu wakindaguye nkubwira ni niyo mukiriya ukayirya ukayuzuza igifu. Ese niba na iri kanshi ntege. Nese wayendaga mu biki? Nese imyitozo nayo mazimo iminsi ntayo wabonye. Iyihe myitozo yo kurya? Umuntu wakubwiye yuko bagiye gukora siporo aribwo buzuza igifu ninde? Hanyuma se nama kutayingiriye. Jewe notanga inkoko mwanyirya nk'imari hagenda amafaranga sinyazane ngiye umenye yuko tuzabipfa ngaho tubipfe ntayuzanye rero. Muzanira amazi aho waciye uzuta nta robino zihari se ukajya kunywa ku buryo utamana amazi yo kunywa. Ngiyewe ndagushinzwe uvuye iriya suhetswe nande ku buryo ugera hano ukananirwa gutera intambwe 3 enye ujya w'amazi ako byihorera. nuko byihorera gusa se ushaka amafaranga y'inkoko y'umukiriya. Ese amafaranga y'uko y'umukiriya ndayakura. Hanyuma wahindira kuvuga uti ninabona iyo nkoko ngo nyirye ngewe nkatsindwa sinzana amafaranga turabipfa kutayazanye nibura ntube n'uwa 3 wa 4 ukabikiriza ukanyuzura ku bandi sizana amafaranga y'inkoko y'umukiriya. Ntabwo nakugiraga inama ni wa muntu uragenda ufitemo agakoni ka wayini ugenda igifu cyuzuye inyama kitabasha kuzicagagura uratsinda ute? Nibakojejeho babara kabiri ukabuvuya hari umuntu wagutanze kuvamo na fofari fofu basi ufuma nawe ukaryama hasi. Cyakira amafaranga y'inkoko y'umukiriya. Papa Sava.